tubahaye ikaze nshuti bakunze mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye bya Rwanda 24 TV. Nk'uko mumaze kubimenyera, ikiganiro ni amahitamo yanjye cyangwa se My Choice. My Choice yo kuri uyu munsi tugiye kuganira n'umutumirwa wacu nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatatu, aho tuba dufite umutumirwa ndetse tukanaganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Reka rero mwo kujya kuri ya Rwanda 24 TV, ubundi mu masegonda make tuze duha ikaze uwo mutumirwa wacu. Ngiye mugiye kubana mu kiganiro amahitamo yanjye cyo kuri uyu munsi ni Claude Muhirwa. Nyuma y'akaruhuko tugarutse tugiye gukomeza ikiganiro cyacu nk'uko twari tumaze kubibabwira. Tugiye gutangira rero tumuha ikaze, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Umunsi wanyu wagenze gute? Turi amahoro, turashima Imana kandi umunsi wagenze neza. Twishimiye kubana nawe muri studio za Rwanda 24 TV. Nukuri murakoze cyane. Yego. Watangira noneho utwibwira abantu batakuzi, urinde, tubwire muri make uriwe. Okay, murakoze. Amazina ni Mushimimana Elizabeth. Ya ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Uri umuhanzi ku giti cyawe. Ubundi nkaririmba no muri korali muri Melody Family Choir. Muri Melody Family Choir. Okay, nk'uko rero murimo murabyumva tugiye kuganira na Elizabeth, akaba ari umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ku giti cye, ariko akaba anakorera n'umurimo muri korali yitwa Melody Family Choir. Tugiye gutangira rero kuri wowe mbere yuko tuza kuza kujya no mu bindi. None tangira utubwira ubwawe iyo wumvishe ijambo ryitwa amahitamo. Amahitamo kuri wowe ni iki? Ubundi rero ngewe iyo bavuze amahitamo cyangwa se iyo nyumvise numva ari ikintu abantu bahitamo. Nta yenda umuntu ashobora kugihitamo ari umwe cyangwa se bigahitwamo n'abantu benshi, abantu bakemeranya ku kintu runaka, bagiye kukivugaho, kugikora se, icyo kintu nyine bakaba ari cyo bafokasingaho, bakaba ari cyo bakora. Ujya wemera se ko amahitamo ashobora kwangiza abantu cyangwa se agakiza ibintu byinshi, akaba yafasha abantu? Amahitamo agira uruhande ruri positive n'ururi negative. Umuntu ashobora guhitamo ikintu kikaba cyiza ku bantu, ashobora no kugihitamo kikaba kibi ku bantu, cyangwa se ku bintu runaka bitewe n'icyo kintu yahisemo nyine. Nk'uko rero twatangiye tubibona yuko uri umuhanzi cyangwa se uri umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ubundi byaje gute? Urumve umuntu, ariko buri hari ukuntu umuntu agira amahitamo, ariko hari abandi bantu babanjije kuma inspiration. Yego. No kuvuga ngo ngewe bijya kuza byatewe n'umwana twiganaga, ndatekereza ari secondaire, aza kujya muri kaminuza yiga ibintu by'itangazamakuru I think. Birangira agiye kuzajya akora kuri Elisehu yahari. Arambwira ngo bitewe n'uko twe tuziranye, ambwira atari ko Elizabeth kuzi kuririmba, nta kuntu wazaza nyine ukaza nyine tugakorana ikiganiro. Nyine numvise nyine ari ibi nta nibyo nari nanazi, urumva bwari ubwa mbere nari nyine naririmbaga bisanzwe mu rusengero, muri korali, mu bana se cyangwa se mu bihande. Bitangira uko nguko nyine, birangira nyine ngiye naravuze nti se ninza
nzaza ndirimba indirimbo zanjye, nzaririmba iza korali, iz'abana si zo nyine, nzaririmba iz'abandi, bizagenda bite? arambwira ati wowe nyine reba ukuntu nyine uziyeranja. nta n'ubwo anabisobanuriye cyane, ariko nyuma ntabwo twese tubikora, ariko nyuma yongeye kuza kubinyibutsa, arambwira ati ariko buriya byaba byiza byibuze ufite indirimbo ya audio imwe, ati irahagije. ubwo rero nabiganirijeho ababyeyi, kuko urumva kuyikoresha byasabaga amafaranga. ubwo rero nabo barabinyemerera. bamaze kubinyemerera mbibwira brada wanjye yigaga i Nyagatare, arambwira ati ariko ubundi ati ngwino, hari umwana w'umunyeshuri nzi neza ko uzi ukora audio rwose, uzaze ni nawe ukora neza. aramunkundisha, tuzaze we gusa. ubwo mba ngiyeyo. wumve ngo mbibwira iwacu, nta nubwo bampaye ntabwo bampaye amafaranga y'indirimbo imwe, bashobora kuba barampaye nk'ay'indirimbo nk'enye niba atari 3. yari amafaranga menshi. ahambwa ati rero genda. urumva nahise ngenda nyine Nyagatare. ngezeyo urumva nge byatangiye ari ukukora indirimbo imwe, birangira mu rugo bampaye amafaranga y'indirimbo nyinshi. birangira ngiye Nyagatare barazikora. bamaze kuzikora bati se izi ndirimbo ubundi kuzikoresheje hanyuma y'ibi nyine bigiye kugenda bizarangira gute? ubwo nyine bahita, ubwo umwana nyine wazinkoreye yari umusore, ni uko nkunda gukoresha umwana nyine ni umusore. uwo musore nyine ahita ambwira ati gira nyine tuzishyire kuri YouTube. njye nta nubwo nari nanazi ngo YouTube ngo biki, ntabyo nari nzi. ni ukuri nabonaga nyine, ntabwo nari nzi ngo ibyo bintu nyine nubwo byaba binariho, ntabwo nzi ko byaca muri njye bikajya kuri YouTube. ubwo birangira nyine agiye arayimfungurira. birangira za ndirimbo agiye ashyiraho imwe uko ngenda mbimenyera nyine, ngenda amenya amakuru yabyo. nanjye mfata nyine ayo mahitamo none yo gutangira kuririmba. wumve ngo byanarangiye wa mwana tutanakoranye ikiganiro. umaze noneho kwinjira muri ayo mahitamo none yo kuba watangira kuririmba, wasanze ari urugendo rumeze gute? wasanze umuririmbyi asabwa iki? ni ukuvuga ngo ni urugendo, reka mvuge ngo ni urugendo rutoroshye, ariko nanone ni urugendo rworoshye ku muntu wumva muri we abifitemo ubushake, ku muntu wumva muri we nyine adahatwa. kubera ko iyo nyine wumva ubishaka, kuko urumva nkanjye nta bushobozi nari mfite, icyo ni icya mbere. nta nubwo nanabitekerezaga, ariko kuko babimbwiye nkabyumva nkabyemera, nkabishyiramo n'ubushake bwo kureba yenda abo bantu bamfasha. byarangiye nyine bikunze. rero no ku wundi muntu wakumva ubishaka, icya mbere nuko afite ubushake, ubundi agasenga n'Imana, niba nta n'ubushobozi byibuze akareba buke bushoboka. ntekereza ko birangira bigezeho. birangira abigezeho. noneho dusubiye inyuma gato y'ubundi mu bwana bwawe, Elizabeth yumvaga azava mw'iki? yumvaga mu hazaza hawe uzaba uri umukobwa umeze gute? cyangwa se nanjye gukoresha ijambo umubyeyi, nibuka ko ukiri umukobwa, ariko icyo gihe wumvaga ko bigendanye n'uko icyo gihe byari bimeze, abo mwahuraga nabo, abo mwahuranaga, miliye wabaga urimo. ni ukuvuga watekerezaga iki ku hazaza hawe mu bwana bwawe? ni ukuvuga ngo ngewe mu bwana bwanjye natekerezaga ibintu byinshi. hari ibyo nibandagaho, gusa njye numvaga muri njye ntabwo natekerezaga ko ntabwo natekerezaga ko nzaba umuhanzi yenda ku giti cyanjye. ibyo ntabwo nabitekerezaga, numvaga nyine nzakomeza nkaririmba mu makorari aho nyine bikakomoka. ariko njye ubundi numvaga nifuza ko yenda nazajya nkora bino bintu byo kudekora amadekorasiyo, nambika abageni, ndekora amasare runaka, bitankundira nkaba umucuruzi. yari gucuruza ibintu by'amalimentasiyo nyine, ibintu biri aho ngaho nyine, nkumva nibyo bintu nyine nkunze cyane. ariko uko nagiye nkura nyine n'abandi bantu
natangiye noneho gutangira ntekereza ntari ku wundi wazajya kwiga mu bigo bikomeye nkiga ibintu bya muzike yego kuko nabazaga amakuru nkumva nyine n'ibintu bihenze nkabese aho wa mugani iwacu babona ubushobozi bwo kubinkorera ya ariko nyine numvaga ari byo bintu nzibandaho cyane. Yego none umaze kwigira hejuru ubwo wenda muri segonderi uko umuntu agenda akura hari ibigenda bihinduka umaze no guhitamo noneho section ho warakomeje gutekereza nk'uko icyo gihe watekerezaga cyangwa hari ibyahindutse? Oya, byarahindutse nk'uko nakubwiye ngo umuntu ashobora kugira amahitamo ye ariko ku giti cye ashobora kuyagira ariko hari n'igihe bishoboka ko yayagira biturutse ku bandi bantu. Yego, byaje kurangira nkomeje kwiga ariko nakomeje kwiga biza kurangira ndi kwiga education mu gihe kizaza kuko n'ubu ndacyari umunyeshuri ariko byarangiye ndi kwiga ibintu by'ubwarimu uburezi. So rero bivuze ngo mu gihe kizaza nshobora kuzaba genda ndi umurezi kuko cyane ko ari byo ndi kwiga cyangwa se nkakomeza n'ibindi bitandukanye. Rero nk'uko wari utubwira ko mugenzi wawe yaje kuza kuguha inspiration ugatangira kuba waririmba, ubundi wigize kuva na kera wiyumvamo ko waba umuririmbyi mbere y'uko uhura n'iyo nshuti yawe y'umukobwa? nyine urumva n'ubundi hari ukuntu uririmba ukiri n'umwana nyine ukumva nyine abantu baravuga ngo uzi kuririmba. Usibye ko yenda navutse nyine numva bavuga ngo umuryango wanyu uzi kuririmba, abana b'iwacu turirimba nyine muri korali cyane ko twaririmbaga muri korali imwe. Yego. Nyine nanjye nkumva ko ibyo bintu nyine nanjye mbikunze. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo hari igihe cyageze numva nanjye none najya kwiga, najya kubyiga nyine nkumva abantu nyine barabikunze, twaba twagiye kuririmba mu materaniro, twagiye kuririmba mu bitaramo runaka, umva abantu bakabikunda kandi bakanabikunda cyane. Ahubwo usanga nyine nge nari mfite sister mukuru usanga nyine bakatwita tonzi. Uwo babonye kuko bavuga ko dusa, hari ukuntu dusa, ugasanga hari uwo duhuye ngo komera tonzi, komera tonzi. Ubwo ndabyumva no muri icyo gihe tonzi hari igihe yaragezweho ari we uri on top yego muri gospel nyarwanda. Ubwo urumva rero tugenda n'ubu harimo abo duhura nyine abaho iwacu nyine usanga baba twita ayo mazina. Ubwo nyine ibyo ngibyo bikaguhereza imbaraga zo kumva washyiramo mu byo wumva ushaka cyangwa se muri ya mahitamo yawe. Ntabwo bigorana kandi uko ugenda ko umuntu agenda anakura n'uyu munsi barabivuga, ibyo nyine bimpereza imbaraga, bimpa courage yo kubikora kandi nkabikora mbikunze cyane. Rero mwe mudukurikiye nk'uko murimo murabyumva, bimuha imbaraga iyo arimo arabikora, cyane cyane ko n'abantu nabo ubwabo babikunda. Noneho ngira ngo nakubaza challenge wahuye nazo utangira noneho kubikora. Yego, murakoze cyane. Urumva n'ubundi ntago imbogamizi zabura. Yego. Urumva uwo mwana akimara kubimbwira nibazaga nyine ahantu nyine nzakura amafaranga. Yego. Nyine wese nzabikora gute? Kwanza nanabikoze ntafite nyine niyo ntumbero yo kuba umuhanzi ku giti cyanjye. Numvaga ngiye gukora indirimbo imwe nkabona uburyo nikoranira na wa mwana ikiganiro ikarangira. Nta kindi kintu natekerezaga nyine hanyuma y'ibyo. Ariko nyuma maze kubitangira, urumva nyine natangiye kwibaza, noneho nyine abantu batangiye kwibaza ngo ese Elizabeth yabaye umuhanzi bimeze bite? Batangira kubivuga. Ese ko abantu babifashe uku, hari ukuntu babifashe, ndakora iki? Ndabigenza nde? None nzajya nkora naka amafaranga ababyeyi amafaranga yego yo kujya gukoresha indirimbo. Nyine bimbera imbogamizi, ndabese mbyihorere
kandi narabitangiye bakavuga ati nkabona abantu biwacu nkabona abana bikunze cyane nyine numva bimbereye imbogamizi kubona ahantu nkuru ubushobozi uburyo nzajya mbikora n'uburyo nyine abantu kuko hari ababivugaga bavuga ati ko yagiye kuba umuhanzi se buriya nta kuntu nyine hazazamo utuntu tw'imico mibi ese buriya nyine babitekereza ukuntu nyine bitandukanye nyine nanjye nkumva nyine ni imbogamizi ndavuga nti Uwiteka ni we wenyine ukwiye gutanga igisubizo niba ntubikomeza cyane nzabikomeza noneho nyuma y'iyo challenge waje kuza noneho kuyikuramo gute? urumva nta kindi ni bwa bushake no gukomeza nyine kuganira n'ababyeyi cyane ko ibintu nakoraga ababyeyi babikunze n'ubusanzwe bakundaga korali yacu korali twaririmbagamo nyine ukabona barabyishimiye ko tuba muri korali na nyuma y'aho mbivuyemo nsa nkaho kubera ko twagiye dutandukana na korali bitewe no kwiga turatandukana ariko nza gukora ubwo buhanzi barambwira bati rero ndababwira nti rero nta kuntu nyine mwazajya nyine mubigenza urumva bwa bushake rero kubona mbishaka nabo byatumye nyine bibatera courage bakomeza kumba hafi n'ubundi usohora indirimbo ya mbere nizihe comment wakiriye? nakiriye comment nyinshi nyine bamwe bambwira ati courage bambwira ngo indirimbo wanditse ni nziza cyane bamwe bambwira ngo ese washingiye kuki wihimbiye indirimbo byinshi cyane ibyo nabyo byampaye imbaraga zo gukomeza nyine indirimbo waba warasohoye icyo gihe uracyayibuka? indirimbo ya mbere nasohoye ndatekereza yari indirimbo nashyize kuri YouTube bwa mbere ndatekereza ari indirimbo naririmbiye umuvandimwe wanjye mu bukwe nyine ndumva aribwo ariyo ya mbere nashyizeho ariko byagiye bikurikirana n'izindi z'Imana. Iyo ndirimbo niye waririmbaho nk'amasegonda make niba yibuka? Iyo ndirimbo nari bwa mbere kugira ngo n'abadukurikiye bumve neza umuntu turi kumwe nawe nk'uko yatangiye atwibwira yuko akora indirimbo cyangwa se ari umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Iravuga ngo igendere mama igendere shenge uzaba umukobwa mwiza nawe ugiye tuzagusura tuzagukumbura Nyagasani azabubakire. hari ukuntu umuntu aririmba ukajya kumva ukumva hari utuntu turi kugenda tuzamuka bigendanye n'ijwi urimo urumva. Rero umaze gukora indirimbo ya mbere, ya kabiri irasohotse, iya gatatu, noneho iyo watambukaga wenda ugiye ku rusengero ugiye gusura abandi bantu ukavuga ati Elizabeth ni umuhanzi, wabifataga gute? Wiyumvaga gute? Nyine natangiye kumva mbikunze cyane ukumva nyine urumva ntabwo hari harimo intavo nini bitewe n'igihe nyine twazisohoreye, ntabwo hagiye hacamo igihe kinini, zisa nkaho twagiye tuzishyiramo mu bihe byenda kwegerana, noneho ugasanga abantu bazifite ku memory card bari kugenda bazumva ariko waratambuka nk'ahantu ukumva umuntu yumvisha indirimbo ya Elizabeth akimbona akaba yishyizemo cyangwa se nyine mu nsengero iwacu hirya no hino nyine aho duturanye aho mvuka nyine cyase aho mvuka ugasanga nyine ya ndirimbo barimo barayumva. Numvaga ari ibintu binshimishije cyane. Noneho nk'umubyeyi noneho waguhaye ya mafaranga watangiriyeho, iyo yajyaga nko mu rusengero bakumva bashyizemo indirimbo ya Elizabeth atambuka ati umukobwa w'uriya mubyeyi ni umuhanzi, yabifataga gute? Yakubwiraga iki?
ntekereza ko nyine ari ibintu bimushimisha cyane kuko yenda nyuma y'uko maze kuzandika no kuzishyira kuri YouTube dusa nkaho bitewe n'uko nahise njya ku ishuri ntabwo turi kubana ibihe binini ariko iyo abavandimwe bari kumbwira stories z'ukuntu ababyeyi babifata nyine nayo mba numva ari ibintu binshimishije usanga hari indirimbo bavuga ati yenda papa akunda iyi ndirimbo cyangwa se ugasanga nyine yaba yabonye nk'abashyitsi ari kubaganiriza nyine ku buryo nyine indirimbo bati yego ubwo nkahita mvuga nti byanga byakunda ibi bintu ni byiza cyane. Rero nk'uko murimo murabyumva turacyari kuganira n'umutumirwa wacu Elizabeth tuganira ku mahitamo yagize kugira ngo uyu munsi wa none abe ari umuhanzi kazi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se zo kuramya no guhimbaza Imana. Tugiye gufata amasegonda make cyane ubundi tuze kuza tugaruka twinjira mu kindi gice. Nyuma y'akaruhuko gatoya tugiye gukomeza tuganira n'umutumirwa wacu. Turimo turaganira rero ku birebana n'amahitamo yagize nk'uko ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Nawe hari amahitamo yagize. Birashoboka ko nawe ufite amahitamo waba warahisemo mu buzima bwawe. Elizabeth we uyu munsi yahisemo gukorera Imana aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Elizabeth, noneho tubwire kuri ayo mahitamo wagize, byagufashije iki mu buzima bwawe? Murakoze. Ni ukuvuga ngo mu mahitamo yanjye byafashije ibintu byinshi uko tubimenyereye n'ubundi. Yego. Gukorera Imana nyine ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu nyine usanga abantu nyine bashishikariza abandi. Yego. Rero byampuje n'inshuti. Byampuje n'inshuti ntakekaga, byatumye abantu benshi tumenyana kandi byatumye numva nkunze umurimo w'Imana kurushaho. Wigize kutubwira ngo abantu benshi cyangwa se bamwe na bamwe bari bazi yuko Elizabeth namara kuba umuhanzi yamaze kumenyekana azagira imico itari myiza. Nyuma bakurikije uko bari kukubona ubu ngubu nuko icyo gihe batekerezaga, ubu ngubu noneho barimo baratekereza iki kuri Elizabeth? Ntekereza ko ari ibintu bitandukanye. Batekereza nyine ibintu bitandukanye n'ibyo batekerezaga mbere. Kuko mbere ho bumvaga bashaka ko najya no kuririmba indirimbo z'isi. Ariko kuri uyu munsi nyine ntekereza ko ari ibintu bibashimisha na ba bantu b'iwacu. Kuko ntekereza ko abantu batekereza bitandukanye. Bo iyo duhuye ubona ari ibintu bibashimishije kumva ko ndi umuhanzi. Ni ukuvuga ngo nta nubwo bita byibuza no kuba bumva ko nagiye ku ishuri kwiga. Oya, icyo bafokasingaho cyane ni ukuba ndi umuhanzikazi. Ukabona ari ibintu nyine bishimiye cyane. Noneho tubwire experience wabonyemo, kuko hari umuntu ushobora kuba ari kudukurikirana cyangwa se umuntu uzareba na kino kiganiro akaba yumva nawe yahitamo inzira nk'iyo wahisemo, ariko akaba afite abantu benshi bamuca intege cyangwa se nta n'ubushobozi anafite, nk'uko nawe watangiye avuga yuko nta bushobozi icyo gihe wari ufite. Experience umaze kubonamo ndetse n'ubutumwa noneho waha umuntu ufite indoto nk'izawe ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo icya mbere we ni uko yumva akomeje kandi afite ubwo bushake cyane. Yego. Kuko abantu bo bavuga ibintu bitandukanye, bazagutekereza uko bitari. Yego. Ariko we ntazacika intege. We azakomeza asenge. Ushobora no kugira n'andi mahitamo yenda atari ukuririmba, ukagira amahitamo yandi, kuko iyo ufite ikintu ushaka ugira n'icyo utanga. Ni ukuvuga ngo nta kintu rero wageraho utabanje no kugira ikindi kintu utakaza. Ugize icyo watakaza
birumva already ugira n'icyo ubona ugira n'icyo ubona byanga byakunda. Rero we nagira imbaraga yifashishije yenda abantu bamwumva, kuko byanga byakunda ntabwo wabura abantu bagushyigikiye, ntabwo babura, uba ari bo wegera cyane, ubaganirize, babaze nyine uburyo wabikoramo, nabigenza nte, nabicisha mu zihe nzira. Ndabyizeye neza ko bizakunda. Yego. Nk'uko wari urimo urabitubwira, noneho sinzi uburyo ngiye kukikubazamo, ariko twereke noneho ishusho ubundi umuririmbyi yaba aririmba ku giti cye, yaba aririmba muri korali nka Mary Melody, ubundi imyitwarire y'umuririmbyi yakagombye kuba ari imyitwarire imeze gute muri sosiyete turimo? Ni ukuvuga ngo n'ubundi ntago twajya kure n'ubundi n'amahame y'itorero ryacu. Ni ukuvuga ngo biterwa na, ushobora kuba usengera mu Badiventiste, usengera mu Bakatolika, sinzi ahantu henshi hagiye hatandukanye bitewe n'aho wahisemo nyine n'ubundi. Ariko nyine uba ugomba kumenya n'ubundi imyitwarire yabo, uba ugomba kumenya imyitwarire yabo. Ibyo nyine cyane ko hari n'uburyo abantu baba bafata uburyo wahisemo bakawufata mu buryo buri negative. Ubwo bari kuvuga rero ukabwirinda kugendera kuri urwo ruhande bari kuvuga, ukagerageza kunyuranya n'ibyo nyine bari kuvuga kugira ngo ubashe gufatwa neza muri sosiyete. Noneho ubu tugiye gukomereza noneho kuri vision ya Elizabeth. Ubundi ahazaza hawe hameze gute nka Elizabeth muri kariya yo kuramya no guhimbaza Imana? Ni ukuvuga ngo murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo intumbero yanjye mu gihe kizaza, cyangwa ko numva mbyifuza kandi ndabizi neza ko nzanabigeraho, usibye ko yenda mfite imbogamizi y'uko hari ibintu nkihugiyemo, niyo mpamvu nabaye mbiretseho gatoya. Ariko mu minsi iza ndatekereza ko ngiye kongera nkagaruka, abantu bakakubona, abantu bakambona, yego, nkabakorera indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zikagera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Yego. Mbere y'uko tugaruka kuri korali urimo ubarizwamo ya Mary Melody, noneho reba nko mu ndirimbo waba waragiye ukora zigiye zitandukanye, noneho urebemo nk'indirimbo imwe ushaka noneho kuduhamo akapera, abantu bakongera kumva uburyohe bw'ijwi, amagambo, melody, kugira ngo n'abadukurikiye muri kino kiganiro, mbibutse yuko ikiganiro cyitwa Amahitamo yanjye kinyura kuri Rwanda 24 TV ni buri wa gatatu saa 12 kuri platform zacu zose zigiye zitandukanye, haba YouTube ni Rwanda 24 TV, Instagram page yacu ni Rwanda 24 TV, ndetse na website ni www.rwanda24tv.com. Reka tumuhe akanya rero akore mu nganzo, ubundi natwe twumvireho. Akanya nakawe. Murakoze. Hari igihe wibaza utari Imana ninzi, cyangwa se ukibwira ahari Imana yaranyibagiwe, nyamara Imana irakuzi, ntiyigeze ikureka. Urukundo rwayo ruraturengeye, urukundo rwa Yesu erega ruratangaje, uwavuga ibyarwo bwakwira bugacya. Ikintu cyose ku isi mu byo Imana yaremye kigira igihe cyacyo, rekera ukwiheba.
wow, indirimbo nziza cyane. Rekeraho kwiheba nk'uko amagambo y'ino ndirimbo arimo arabivuga. Noneho muri korali yawe Mary Melody, ugerageza noneho utubwire bike bishoboka byibanze noneho n'abantu batazi Mary Melody bahimenye, banamenye umuhanzikazi turi kumwe nawe uyu munsi na korali abarizwamo, niba hari n'aho yabasha kujya kwishakira akaba yajyayo, ubundi kuko umurimo ni mugari kandi tugomba twese gufatanya kugira ngo umurimo ugere ku bantu benshi, naho utari wagera kugira ngo ubashe kugerayo binyuze muri twebwe tubasha kugira ibyo dukora kugira ngo abantu babyumve. Yego, murakoze cyane. Tutari twajya kure, yenda abantu bifuza ibihangano byanjye, yego, n'ubundi bandikamo doti cyangwa se akadomo, kandikamo Elizabeth official, indirimbo zanjye barazibona. Naho izakora arizo n'ubundi ni Mary Melody Family Choir, babahereza indirimbo zabo, barazibahereza indirimbo zacu, kuko nanjye nyiririmbamo. Yego. Naho korali Mary Melody yo ni korali ibarizwa mu itorero rya kaminuza i Huye. Yego, niho tubarizwa, niho dusengera twese. Ni korali y'abanyeshuri, ariko iririmbamo n'ubundi n'abandi bantu bo barangije bafite imiryango, ariko porosa nini ibamo abanyeshuri. Yego. Noneho muri Mary Melody kubamo, watangiye noneho tubwira uburyo kuririmba ku giti cyawe byagufashije, noneho wisanze mu muryango wa Mary Melody. Ubundi umuntu uri muri Mary Melody, yaba wowe cyangwa se undi, umuntu utazi uburyo Mary Melody ibayeho, niki kintu wamubwira ku byerekeranye n'imibanire y'abaririmbyi babarizwa muri Mary Melody? Niki cyiza kiba muri Mary Melody? Ni ukuvuga ngo kuba muri Mary Melody ni ibintu byiza cyane. Yenda buri wese yari muri korali ye ababona ari korali nziza, ariko korali Mary Melody nayo iri muri korali nziza kandi cyane, kuko ntekereza ko yamfashije cyane mu buzima nabayemo i Huye. Nyine nanjye ndi umunyeshuri na n'uyu munsi iracyamfasha. Korali Mary Melody igira urukundo, irakundana, kurumva ibamo abakuze, ibamo n'abanyeshuri. Rero abakuze baradufasha kandi ndetse natwe abanyeshuri turafashanya. Korali Mary Melody rero nayishimira umuntu wese, ku muntu wese uzareba iki kiganiro uje gusengera mu itorero ryacu, n'ubundi ushaka watujoyininga cyangwa ukanadusura. N'abazaza kuhiga bakavuga ati Mary Melody nigeze kuyumva mu kiganiro, amahitamo yanjye reka nyijyemo. Yego, rwose ni karibu, barisanga. Mperutse no kubona igitaramo cyabo nako cyanyu mwakoreye muri Kigali Bilingual Church. Cyari igitaramo cyiza. Cyari igitaramo cyiza. Yego, cyari igitaramo cyiza cyane, twagiriyeho ibihe byiza. Twari turi kumwe n'amakorali agiye atandukanye n'abizera, bose byari ibintu byiza cyane. Yego. Noneho tugana ku musozo, proje za Elizabeth, kugeza ubu ngubu zimeze gute, zihagaze gute? Wigeze gukomoza kuvuga ngo hari ibintu uhugiyemo mu minsi ya vuba, uraza ugarukanye iki? Abantu bakwitegeho iki? Nicyo wabasangiza? Banyitege rwose, nubwo maze igihe kinini ntakora, kuko ndatekereza kiri kugera mu mwaka, ariko igihe nzagarukira banyiteguye rwose, bizaba ari ibintu byiza cyane. Bizaba ari ibintu byiza cyane, kuko nzandi gukora ibintu bitandukanye n'ibyo nakoze mbere. Kandi ntabwo biri kera, ni vuba cyane rwose. Umuntu noneho wakurikirana kino kiganiro akurikije ibyo twagiye tuganira, akumva yifitemo ubushake bwo kugufasha, yagufasha ate? Byamfasha mu buryo bwinshi, byaterwa n'uburyo we yumva ashaka kumfashamo, ariko ndatekereza ko ushaka gufasha umuntu ntabwo wabura uburyo nyine ubikoramo, kuko
mfite aho mbarizwa mfite amazina mfite telefone ndetse kandi abaye atananze mfite inshuti n'abavandimwe yacaho kandi nawe yagucaho urumva cyane ko biroroshye rero ntabwo yabura uko ancaho byanga byakunda. Rero wowe udukurikiye kuri Rwanda 24 TV nk'uko ikiganiro cyacu turimo turaganiraho gifitanye isano n'ubundi n'ibyo turimo turaganira, kiravuga ngo ni amahitamo yanjye. Rero nawe niba muri wowe wifitemo amahitamo yo gushyigikira Elizabeth, iki ni cyo gihe kugira ngo ube wabasha kumufasha kugira ngo umurimo aho utari wagera naho ubashe kuba wahagera. Rero nk'uko mwahoze muri kudukurikirana kuva aho twatangiriye kugeza ubu ngubu, ikiganiro ni amahitamo yanjye. Uwo turi kuganira nawe ni Elizabeth, akaba ari umuhanzikazi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero dusoza, gira ubutumwa ushobora kugenera abadukurikiye kugira ngo bumve message ushaka kuba wabaha nabo tutatangiranye. Birashoboka ko ari umuntu wenda ushaka kujyaho nonaha, gira message waha abo bantu. Yego, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye mbanje kubashimira, Imana ibaho umugisha. Ubutumwa rero nabagenera, bakwiye kwizerera mu Mana, nicyo cya mbere. Ko umuntu ufite Imana muri we ibintu byose birashoboka. Uko byagenda kose ibintu birashoboka. Ndetse kandi nubwo wabona ibintu uri gutegura cyangwa se ibintu uri gupanga bitari gukunda, jya umenya ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe cy'ihinga, hakabaho n'igihe cy'isarura, cyangwa se igihe cy'ibiba, hakabaho n'igihe cy'isarura. Rero ntiyihebe kuko byose mu Mana birashoboka. Rero ikiganiro ni amahitamo yanjye, ni buri wa gatatu nk'uko mumaze kubimenyera, saa 12 z'umugoroba. Icy'uyu munsi rero tugisoreje ahangaha. Reka tugushimire. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Yego, kandi nawe wakomeje gukurikirana kino kiganiro, ndetse n'abandi mwese mukurikirana gahunda za Rwanda 24 TV, turabashimiye kandi support muduha umunsi ku munsi wo gukurikirana ibiganiro tugenda dukora, abagerageza kuba basharinga kugira ngo n'abandi babibone. Mwese turabashimiye. Reka tuzongere duhure ku wa gatatu utaha, turi kumwe n'undi mutumirwa. Naho icy'uyu munsi cyo tugisoreje ahangaha. Reka rero dukomeze tubifuriza kugira ibihe byiza. Bye bye.